Muraho neza kazi kuri Gisa Foto n'icano yanyu n'icano yacu uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitangaje 10 abantu bakunze kubeshya ku myororokere. No kuvuga ngo hari ibintu byinshi abantu bumva bakumva ko ari ukuri abandi bakavuga ngo cyangwa ni ibinyoma. Muri ibi video tugiye kurebera hamwe ibintu 10 abantu benshi bibeshya ku myororokere tumenye kuri kwabyo, hanyuma turaba tugendeye cyane ku bumenyi science icyo ibivuga. Niba rero ukunda ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubuzima kandi like na subscribe usangize n'abandi. Icya 10 nicyo turi buhere. Kuboneza urubyaro bitera abantu benshi batinya kuboneza urubyaro bavuga ngo bitera, ariko kuboneza urubyaro bikozwe na muganga wizewe inzobere muri byo ni byiza ndetse binatuma ubyara abana ushaka kubyara, ariko rwose ari mu bushake bw'Imana iyo bihagaze urubyaro busubira nta kibazo bikozwe n'umuganga inzobere muri byo. Icya 9 umuntu ukiri muto cyane ntashobora gusama. Iki cyo reka mbabwire ngo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Imikurire yawe ni ya mugenzi wawe ntabwo bigoye. Hari umuntu ukura vuba ndetse akaba ashaka kujya mu kwezi kw'abagore mbere y'imyaka tuzi 12, 11, 9 cyangwa 4. Uvuga ngo bitewe n'uko umubiri wawe ukora ushobora gusama. Ubwa mwiza ndakumenyesha ko ushobora gusama. Ikintu kiza cya mbere ni ukwirinda. Umugore ashobora gusama igihe cyari cyo cyose. Iki ni ikinyoma. No kuvuga ngo gusama bibaho iyo igihe cyo gusama cyageze. Ni cyagihe umuntu bari muri ovulation. Cyagihe intanga y'umugore yageze aho igomba kugera igahura n'intanga y'umugabo. Ni cyo gihe cyonyine ushobora gusama. Kimwe nuko ushobora no guhura ariko ntusame bitewe n'impamvu z'ubuzima bwawe n'imikorere y'umubiri. Impamvu inama yo gushaka amakuru ku muganga n'inzobere bizewe. Kutabona urubyaro buri gihe biterwa n'umugore. Oya, ibyo ngira ngo waho imyaka igeze muri mwaka turimo ntabwo nzi igihe ikiganiro muzakirebera, ariko nagira ngo mbwire ngo ibiriho kuri ubu ngubu nuko n'abagabo nabo bashaka kugira uruhare mu kutabona urubyaro. Ni ukuvuga ngo buri gihe ni byiza yuko mu gihe mubona urubyaro rutari kuboneka mwembi mufatana akaboko mukajya kwa muganga w'inzobere muri byo. Hanyuma icya 6 umuntu akimura gukora imibonano mpuzabitsina ahita amenya ko yasamye. Iki ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ntabwo bibaho kumenya ko wasamye buri gihe ni kwa muganga wizewe. Cyakora hari ibimenyetso nk'uruzi ushobora kubona ibiseseme, kunanirwa, kubyimba amabere cyangwa se harimo impinduka, nabyo bikemezwa n'ikizamini cyo kwa muganga. Icya 5 ngo abagabo ntibagira ibibazo by'imyororokere. Barabigira cyane kuko bashobora kugira intangangabo nkeya, bashobora kugira intanga zitagenda neza, cyangwa izifite imiterere ituma zidakora akazi kazo neza. Uvuze ngo icyo gihe kubona urubyaro bikaba bishobora kuba ikibazo. Niyo mpamvu tuvuga ngo umugabo igihe urubyaro mu rugo rutari kuboneka nawe ujya kwa muganga wibiharira umugore. Icya 4 kutagira umwana mu mezi make bivuze ko ari ikibazo. Ya ushobora no kumara umwaka wubatse ukoze ubukwe ariko utarabona urubyaro. Ibi birasanzwe kandi birashoboka. Icya mbere nuko umenya ngo ese negereye muganga ubizi neza. Icya 3 iyo umuntu asa neza aba afite ubushobozi bwo kubyara. Ya ntabwo ari buri gihe umuntu wese usa neza aba afite ubushobozi bwo kubyara, kuko umubiri tureba hano inyuma ubutandukanye n'ibiri imbere iyo tugeze mu bijyanye no kubyara. Hari umuntu ushaka kubona ukabona arasa nabi we umubiri nta ntege ufite ariko ukabyara. Hano ushaka kubona ukabona umubiri urasa neza ariko kubyara bikanga. Buri gihe amakuru yizewe ni hehe? Ni kwa muganga. Hanyuma ikindi ngo kugira imbaraga nyinshi imibonano mpuzabitsina nibyo bituma haboneka umwana. Iki ni ikinyoma cyambaye ubusa. Nabyo nagira ngo hamakosoreho ntimuzabyibeshyeho. Urubyaro ruboneka igihe cyageze. Ndi kwibanda ku bintu byo kubyara cyane kubera ko abantu benshi bakunze kubyibazaho bagahanahana amakuru atariyo, bakavuga ngo uzabigenza uko nawe uzabigenza uko ngo nibwo ruzaboneka, ariko it's a lie. Byiza ko wegera muganga cyangwa inzobere muri byo. Imyororokere ireba abashaka kubyara gusa. Iki rero nicyo kinyoma noneho cyo gitangaje. Kuba ukiri muto cyangwa kuba utaratekereza ko wabyara ntabwo bivuze ko imyororokere itakureba, kubera ko bigufasha kumenya imikorere y'umubiri wawe, bigufasha kumenya uko wakwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, gufasha kumenya uko wabungabunga ubuzima, ndetse binagufasha gufata ibyemezo byiza ku buzima bw'ejo hazaza, kubera ko kubyara ntabwo bitegurwa umuntu yashatse, bitegurwa mbere yawe. Itabi ushobora kunywa, inzoga ushobora kunywa bishobora kuzagira ingaruka z'igihe kirekire ku bijyanye n'urubyaro igihe uzarushakira, waba umugabo cyangwa waba
n'abagore. Niyo mpamvu rero ibi ngibi ajya amakuru areba buri wese, upfa kuba uri ku isi watangiye kumenya ubwenge birakureba. Ni ngibyo rero ibintu 10 abantu benshi bibeshya ku myororokere. Ni ngombwa gushakira amakuru ahantu hizewe. Ndi kugenda mbabwira amakuru make make kugira ngo mbahereze umwanya wo kubaza ibibazo kwa bifite, nicyo comments maze like ndetse na subscribe ukanasangiza abandi iyi video, dukomeze tubane kuri Gisa Faustin TV channel yanyu, channel yacu. Naho utaha.